Yes, ni Pasli Cup Films present. Dutangiye agafilme kacu tugatangiranye umugore urahanga ufite amafaranga menshi cyane ariko akaba ari kwibaza ibintu byinshi cyane ndetse ubona ko hari ibintu arimo aratekereza. Bidatinze barukwereka yabirindutse gake gakeya ahamagara umuntu tutazi, amaze kumuhamagara arangije arongera arahindukira rwose aragaruka, ariko ubona ko hari ibintu ari kwibaza gake gake mu mutima we ndetse afite n'amafaranga menshi kandi uyu mugore ikigaragara afite n'ubwoba bwinshi cyane. Datinze ukubona ari kwibaza agatekereza akavuga ati se ibintu ngiye gukora koko birakwiye cyangwa se biraza kongeraho ingaruka, ariko nanone umenye ko afite amafaranga menshi cyane. Reka turebe umuntu yahamagaye. Bidatinze barakwereka haje umusekirite rwose aza yayura nk'abantu bose baba bafite inzara rwose baraye akazi k'ijoro k'izamu, hanyuma aza yayura amureba akubise amaso amafaranga ye. Umusekirite arumigura avuga ati oh my god, aya mafaranga si bimeze bite mabuja? Mabuja naje namubwiye ati aya mafaranga niyo utwara neza cyangwa se nukora ibyo ngiye kukubwira urabasha ko wayatsindira. Hanyuma naje namubaza ati se bosi wamufunguriye yagiye? Umusekirite aramubwira ati namufunguriye rwose, atari ko se aya mafaranga nayatsindira mu buhe buryo? Uyu mugore ikigaragara ni mabuja uyu musore arangira aramubwira ati humura ngenda kwereka uburyo urayatsindira. Uyu musekirite aravuga ati ewe mana n'uburyo mfite ikibazo cy'amafaranga rwose aya mafaranga nahita nyatsindira. Atari ko bosi ndamufunguriye gusa wagira ngo ntago agiye ahantu hakure. Hanyuma uyu mugore wese kubera icyo agiye ahantu hakure atajyanye ya modoka asanzwe atwara, yagiye ahantu hafi. Ati kandi yagiye kure urabizi atwara ya modoka yindi nini. Hanyuma umugore aravuga ati oh my god, ati rero niba agiye hafi ikigaragara ari witegaruka, atari karagaruka ayo mafaranga warangije kuyakorera rwose nicyo ngusezeranyije. Umusekirite aravuga ati rero ayo mafaranga mbwira ukuntu ndibuze kuyakorera cyangwa se ndibuze kuyatsindira. Reka twitegereze agafilme kacu, mwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro kandi subscribe nyaboneka kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kandi agafilme kakuryoheye ukanda imitima myinshi cyane muri comment ugakanda na like nyinshi kugira ngo dukomeze kuryoherwa n'utu dufilme. Barakwereka mabuja yakomeze kuganiza umusekirite. Ikigaragaye uyu musekirite nawe hari ibintu bamubwiye bitumye atangira kugira ubwoba ndetse n'urwikekwe. Hanyuma akavuga ati ngewe nyine aya mafaranga ngomba kuyakorera. Umusekirite akavuga ati ngewe ati amafaranga nzi kuyakorera kandi mabuja icyo nagusezeranya nuko akazi kose urampereza aya mafaranga ngomba kuyatsindira rwose. Mu by'ukuri ntabwo bashobora kugutega amafaranga nk'aya ngaya ufite ikibazo cy'amafaranga ngo hanyuma wumve ko akazi baguhereza kakunanira kugira ngo ubashe kuba wayatsindira kandi ukeneye amafaranga. Nkwibutse ko abasekirite bahembwa amafaranga makeya, buri ari kureba amafaranga akavuga ati amafaranga ari umushahara wanjye w'umwaka wose kubera iki ntayakorera. Hanyuma barakwereka umusekirite yatangiye gutebeza neza aravuga ati amafaranga ngombe nyaterure cyangwa se ngombe nyatsindire. Ariko uyu mumabuje nawe akamubwira ati akira, tangira akazi kawe wagatangiye, tangira unsokoza kugira ngo aya mafaranga ubashe kuba wayatsindira. Ayo musekirite aravuga ati oh my god, ati kugusokoza gusa. Ariko mu gihe uyu mumabuje ari kubivuga hari ukuntu ari gutekereza cyangwa se n'ukuntu ari kubinduka ukabona rwose abaye nk'umuntu tutamenya ibyo ari byo. Umusekirite we azi ko hari ibintu bisanzwe kandi mumabuje nta gatega ashaka kumutega mu by'ukuri. Barakwereka umusekirite yatangiye gufata agasokozo rwose arasokoza. Ibi ni ibintu bidasanzwe kuba umusekirite yafata igisokozo agasokoza nyirabuja none akamusokoreza mu cyumba cye. Barakwereka cya gisekirite mu gihe kiri kumusokoza nacyo kikarabya indimi. Agafilme kacu mwicare turebe neza tuze kureba amaherezo y'aka gafilme niba koko aya mafaranga uyu musekirite ari buze kuyatsindira. Mu gihe umusekirite ari gusokoza rwose mabuja yibereye mu yindi se ari kuvuga ati orororo mbega ukuntu uzi gusokoza neza. Ndibaza niba gusokoza hari abantu bamaze gusokoza neza cyangwa se niba batabizi. Barakwereka rwose umugore bagiyeho barasokoza, abagenzi barasokoza n'abarasinzira. Umusekirite nawe arasokoza rwose ku bintu yize byo gufunga no gufungura urugi hiyongeyemo akantu ko gusokoza. Yari gusokoza akakwereka umugore ari guhinduka abagenzi, ari guhinduka ukundi kuntu, hari ukundi kuntu ari gutekereza. Umusekirite we ntago azi kijya mbere, azi ko ari gukora udufaranga rwose tuzamuhemba ukwezi kose akaba agiye kudukorera mu masaha 2. Barakwereka umugore yakomeje gusokozwa asokozwa hari ukuntu ari guhinduka akabwira umusekirite sokoza neza mama we. Barakwereka umugore rwose yatangiye kugenda ahinduka. Umusekirite nawe aragumya arasokoza. Nibutsa ko yari Pasli Cup Films, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kundi ndetse filime nibikuryoheye ukanda imitima myinshi muri comment. hanyuma barakwereka umusekirite wakomeje gusokoza kumwe ati ko mabuja umusatsi wawe ko ndi kubona wabaye mwiza cyane wavuye muri sale ejo hashize. Mabuja akavuga ati ko
sekirite wasokoza aya mafaranga nawe ushaka kuyatsindira. Mu gihe bakiri muri ayo ngayo mabuja aramubwiye ati hari n'utundi tuntu mfite nshaka kumfasha. Umusekirite aje kureba ati se n'uduki ufite nshaka kugufasha. Ati amafaranga ara kundi kubona arambiza icyuya cyangwa se kuyakorera, kundi kubona biraza kuntwara umwanya munini ko narinzi ko ari gusokoza gusa nkahita nigendera, ndi kubona hajemo n'ibindi bintu. Umusekirite abonye ibintu bamweretse abaratanga yaravuga ati mbega utuntu twiza. Ati mabuja ati utu tuntu ni twiza cyane ntakubeshye turanahenze. Hanyuma mabuja aravuga ati utu tuntu ni twiza cyane. Ati none se ko duhenze cyane, ati natwo ushaka ko ngufasha? Mabuja aravuga ati nshaka kumfasha natwo, hanyuma kugira ngo amafaranga yakorere yuzuye. Kumbi byari iki? Yari imishanete yo mu ijosi cyangwa se necklace. Barakwereka yayihaye umusekirite kugira ngo abashe kuba yayimwambika. Sekirite aravuga ati ibi nabyo ndabizi. Barakwereka sha umusekirite wimenyereye gufunga agafungura n'urugi yatangiye kuba umukozi wo muri salo. Ariko ibintu ari gukora ntabwo ari kubikorera muri salo, ari kubikorera mu cyumba bagenzi wibuke. Hanyuma mabuja aramubwira ati dore ukuntu bagafunga, urafata gutya ubigenza uku nguku, hanyuma ugakuremo, hanyuma wambike ijosi, urangiza uhita ugafunga. Sekirite akavuga ati ibyo ngibyo nabibonye rwose. Ati nizere ko ari ibingibi gusa ariko mabuja ngiye gukora, hanyuma ugahita unyishyura amafaranga yanjye twavuganye. Hanyuma mabuja akamubwira ati wabanza ukitegereza neza ukuntu uri buze kubikora kandi n'ubyica ko nari bukwishyura amafaranga yanjye kuyajya biravuna cyangwa se kuyajya ntabwo ari ibintu byoroshye. Barakwereka bidatinze yahise afata shanete rwose. Arangije mabuja yifashe umusatsi wibuke bawusokoje, ariko reba ukuntu arimo arawufata wagira ngo nta nubwo bigeze bawusokoza. Ikigaragara mu kanya aramubwira ngo yongere awusokoze. Abagore ababosi abamabuja n'abakozi babaye abakozi bo muri salo bagenzi. Bidatinze barakwereka yabuze n'uburyo ayimwambikamo, kandi ni ukubera ko rwose atabimenyereye. Barakwereka mu gihe ari kuyimwambika rwose mabuja wiyibereye mu yindi si bagenzi, arimo aratekereza. Umukozi arimo aramwambika shanete, ariko mabuja we rwose ari kurirembura amaso wagira ngo agiye gupfa. wagira ngo agiye guhwera. Barakwereka mu gihe bari kumwambika rwose hari ukuntu ahinduka, yamara guhinduka isekirite na kinyuma hari ukuntu urukona kimeze rwose wagira ngo na cyari ryagifashe, ariko cyo amaherezo ni uko cyatunguwe kubera ko ibintu biri kuba ntabwo bisanzwe. N'ubwa mbere yakisanzura na nyirabuja ku buryo amuhamagara akabwira ati ngwino unyambike necklace, ngwino ucukureze imisatsi. Noneho akabikorera mu cyumba cye n'umugabo we bagenzi. Aka kantu nuze kukibagirwa kuba ari mu cyumba cye n'umugabo we. Hanyuma barakwereka umusekirite nawe yakoze nk'uko bamubwiye, ati shanete uyifunga gutya. Kumbe umugore ari kumwereka uburyo bayifunga, yagiye amunyuza hirya no hino akamugora cyane kugira ngo aze gufata umwanya munini ari kuyimwambika. Bidatinze barakwereka umugore rwose yakomeje gusinzira, guhumiriza, yumva feelings zo kwambikwa shanete. Mbega akavuga ati oh my god, ati komeza uyambike, ati komeza uyifunge, ati kandi uyikomeze. Sekirite nawe akavuga ati ndi kuyifunga kandi ndayikomeza. Ati mabuja ati simfunze neza, ati ndayirangije, ati kandi ndizera ikomeye rwose kuyikuramo. Nanone uraza kubamagana nyigukuremo kubera ko ukuntu uyifunze. Ati bitandukanye na kwa kundi ujye uyifungira kubera ko ujye uyifungira byoroshye. Ati kandi njyewe hari ukuntu uyifunze neza. Uwo ni umusekirite urimo urabivuga. Basekirite b'iki gihe ubundi wabaye umusekirite no tudrede sha. Mw'abantu mwe barakwereka umugore rwose yise avuga ati oh my god, uko nibutse ati mfite na kandi nshaka kunyambika. Hanyuma umusekirite akavuga ati ati karihe, ati ako nako ndakakwambika. Ati dore ko bagira ngo iki utuntu two kwambika udusheneti, ati n'utuntu twanye n'utuntu umenyereye bagenzi. Barakwereka mabuja yise amuhereza kandi ka necklace. Abarakazanye aravuga ati aka ngaka na kandi, ati natuguze ari dushyashye twose kandi twose mba ngomba kutwambara, bambwiye ko aribwo tujyana. Umusekirite aravuga ati ataka ni keza, ati kandi ni karekare, ati mu by'ukuri kaba kagomba kujyana n'akagufi mabuja. Ati ngenda bizi. Uyu musekirite atangiye kwigira umuntu uzi iby'ama necklace, kandi wibuke ko ibi nazi cyane ni ukoza imodoka no gufungura prototype boss igihe atashye. Barakwereka umusekirite rwose yafashe necklace bagenzi. Mabuja nawe ari aho ngaho ari kwifasha imisatsi, ariko mabuja ikintu afite mu mutima rwose tutaramenya n'ukuntu ari kuyifata
akajya arihwereza akaririmbura amaso agahuma agahumiriza agahumuka, hanyuma ukabona nyine yagiye mu yindi si. Barakwereka sekirite rwose nka necklace nini cyangwa se umushanete wo mu ijosi kuwambika kubera ari muremure byo ntabwo byigeze bimugora, yahise awumushyira mu ijosi, hanyuma asigara ikibazo cyo kurwana nawo baramwambitse neza kubera uburebure bwawo ntabwo yigeze umugora. Bidatinze barakwereka yahise abwira mabuja ati mabuja ati akazi kawe ntabwo kari koroshye, ariko mu gihe ari kubivuga mabuja ari kuvuga ati none si nguyu ku isi wambika kutawambitse nka kwa kundi nabikweretse ku isi usoza kuwambika. Ati mabuja uyu ntabwo ukomeye cyane kubera ko uyu nguyu wari muremure cyane. Hanyuma barakwereka sekirite yakomeje kwisetsa akavuga ati amafaranga ngiye gutsindira abagenzi, ati n'ubwa mbere nkoreye amafaranga menshi mu gihe gitoya rwose. Akazunguza umutwe akavuga ati noneho Derede nazizunguriza ukuri. Barakwereka bidatinze babuje amubwira ati rero hari akandi kantu mfite, ati ntabwo turasoza. Sekirite akavuga ati ako wazana kose rega ayo mafaranga ntabwo agomba kuncika. Akagumya akisetsa sekirite agaseka ashaka gakeya. Hanyuma barakwereka sekirite aravuze ati babuja ati ako kantu wakazanye tukabikurikirana vuba atukamereza ayo mafaranga. Amashanete yabaye amashanete wagira ngo uyu mugore agiye kwiyamamaza, hari uruganda rwamuhaye kwamamaza amashanete. Hanyuma barakwereka sekirite akomeje guseka rwose, araseka aravuga ati mabuja nkako kazane nkakwambike. Hanyuma bamuhaye agashanete rwose ajyaho arongera arambika, ariko ukuntu mabuja birinduka n'ukuntu areba mw'abantu mwe. Hanyuma sekirite we icyo afishizeho umutima ni amafaranga. Ubundi waza gukora amafaranga bayaguteze urebe ukuntu angana, nicyo utakora kugira ngo ayo mafaranga uyatsindire. Polisi ari amafaranga ukorera umwaka wose, none ngo ugiye kuyakorera mu isaha. Barakwereka cya gisekirite nacyo cyakomeje kurabya indimi, ariko gifite ubwoba kikavuga ati ariko ubundi mabuja yabaye iki, bimeze bite ubundi ko mabuja ari umuntu wari serious, mabuja ko yari umuntu utapfaga kuganira nanjye cyangwa se utapfaga kuvugana nanjye, bigenze bite? Hanyuma barakwereka yatangiye kumwambika shanete, mabuja aratangira arongera arahwera nka kwa kundi ari kugera arahwera. Hanyuma mabuja agakora kuri shanete akavuga ati irega buyinigisha cyane kandi urabizi ko yari ndende. Hanyuma cyagiserete inyuma kikavuga ati ako mabuja ko mbona uri kujya wimanuza inzara mu misatsi ye, nkabona uri kuzamura umutwe, iti mbere bimeze neza. Ubona umusekirite sekirite niwe harakana yatangiye gukeka, arangije asuza kuyimwambika ahagarara ku ruhande avuga ati mabuja ni ukuri hakubeshye urasa neza cyane. Hanyuma umusekirite aravuga ati urasa neza kubera ko shanete wambaye zirajyanye n'utundi wambaye ku maboko rwose, urabona ko hari ibintu bijyanye. Hanyuma mabuja aramubwira ati rega ati izi shanete unyambitse ati ni impano bampaye kandi umugabo wanjye yambwiye ko zamuhenze. Hanyuma aramubwira ati amafaranga ntabwo birarangira kuyakorera rwose sekirite, ati wikisetsa hari akandi kantu asigashe, ati dore ati hari ibindi bintu utarakora kandi ugomba gukora rwose kugira ngo ubashe kuba watsindiye amafaranga. Atangira kumukora ku itama, sekirite nawe atangira guhera akisetsa akavuga ati oh my god, ati mabuja ninjye atangiye gukora ku itama koko, ati mbega mabuja ko yabaye mwiza. Hanyuma mabuja arangira amubwira ati hari akantu ntekereje, ati porotayi irafunze neza. Hanyuma sekirite aravuga ati ntabwo ifunze neza kubera ko uraretse ko bose ari buhita agaruka, ati mu by'ukuri ntabwo wandenganya, agira ngo nyirabuja agiye kumutonganya. Hanyuma nyirabuja aramubwira ati genda rero uyifunge neza, numara kuyifunga neza uhita ugaruka kugira ngo bosi naza cyangwa se ntihagire umuntu uza tuze kubyumva ko asonye tubone uko tujya kumufungurira, naho gutya bashobora kutwiba. Hanyuma sekirite aravuze ati kandi koko bashobora kutwiba, tukajya kuhafunga umuntu twafungurira twaba tumwizeye twaba tumuzi. Hanyuma mabuja asigara aho ngaho, sekirite nawe aragenda, ariko mabuja asigara yibaza yisetsa agaseka agatekereza akavuga ati oh my god, ati mbega umusore uzi gusokoza, ati ukuntu yambika necklace nziza neza. None se hari umuntu gusokoza byananira? Hari umuntu kwambika necklace byananira? Mwabagore mwe yaba mabuja bagenzi. Barakwereka bidatinze sekirite waje yahise agaruka rwose, mabuja ari aho ngaho nuko nguko yiyambariye rwose, ndetse ni nuko ari guseka. Umusekirite mu gihe ari kuza abona mabuja nyine arimo arizungurukaho, arimo aramwereka neza. Hanyuma umusekirite aravuga ati mabuja ubu ngubu gate mvuye kuyifunga neza, ndayidanangiye. Hanyuma
barakwereka mabuja rwose yahise ananirwa arangije yicara ku gitanda. Hanyuma sekirite aravuga ati ubu ngubu mabuja ati akazi gakurikiye ni akahe? Ati none ayo mafaranga ko ndi kubona ntangiye kuyakozaho imitwe y'intoki, ati kandi n'ikibazo nari mfite cy'amafaranga, ati mana yanjye, ati none ubu ngubu ati ngiye guhita nyikemura neza cyane. Hanyuma nyirabuja aramubwira ati erega ati akazi gasigaye ni akazi koroshye cyane, ati kandi niko kazi ka nyuma amafaranga ugahita uyatsindira. Uyu mabuja ari kubivuga yisetsa, asetsa gake gake, wamubonye abakire shaka amafaranga yabo. Aramubwira ati rero kugira ngo yakorere biri gusaba gukuramo. Hanyuma sekirite aravuga ati gukuramo? Ati ibyo ngibyo gusa, ati ngiye gukuramo, ati hanyuma ayo mafaranga njya gukorere da, ati gukuramo ni ibintu byanjye rwose ntabwo bimvuna. Mu by'ukuri sekirite yakomeje gufungura udupensi twishatiye, arafungura neza ariko agafungura yisetsa avuga ati mbega amafaranga kuyakorera. Mu gihe ari gufungura rw'icyo rwose mabuja akakomeza akamwitegereza yisetsa avuga ati noneho sekirite agatego nkamutayemo, ati sekirite ati ibyo yigize agatego nkamutayemo. Ariko mu gihe sekirite ari gufungura areba ibintu mabuja we ari kwitekerereza, ari guhita atekereza na sekirite biryamiye mu bitanda. Sekirite arafitwe bagenzi. Sekirite we yakomeje gukuramo rwose nk'umuntu ugiye gukorera amafaranga. Hanyuma nyirabuja aravuze ati sekirite ati ni gucyo uri ibogari, reba ko sekirite angana batangiye kumubwira ngo ni ibogari. Ati yite arahijya afite ibyuma njya nterura rwose mabuja, ati ukune uko, ati ndaterura rwose nkarya bare, reba ko kaboko ka sekirite ari kumubwira ngo ni ibogari, kandi sekirite arananutse bagenzi. Ayo nyirabuja aramubwira ati rero sekirite ati rero ati ndabona ati cyambere uragitsinze, ati ugiye gukuramo n'ipantaro. Hanyuma mubonye ko nabigenze akoresheje agatoki karamubwira ati manura n'ipantaro, hanyuma nkubwira ikintu gikurikiyeho. Bidatizwa rukwereka sekirite rwose nta nubwo afungisha umukandara, afungisha karuvati. Sebuja yari yamuhaye aramubwira ati iyi karuvati genda uyijugunye ntabwo nkiyambara. Hanyuma sekirite ahita avuga ati njuguye nta mukandara ngira, ati imihano nzajya nkwereka ukuntu nzajya nyikoresha akazi nyimise nyigenera. Mu gihe abari bayambara mu ijosi we ravuze nzanyambara mu rukenyero n'ubundi hose harangana kubera kunanuka. Ndetse nzara kwereka yatangiye gukuramo bagenzi. Mu gihe ari gukuramo mabuja nawe akarebaga agatekereza akisetsa, ndetse agatangira kwinyonganyonga gake gake akavuga ati oh my god, ati sekirite noneho uyu munsi arancikira ifaranga kuri bayi ifaranga kuri giye kumukoraho. Bidatizwe rukwereka mabuja rwose yakomeje kwisetsa akabwira sekirite si sekirite ati none se ko mbona hizi iyo ngiyo, ati wakomeje ukansatira, ati kumenya unsatire, ati hanyuma niyo sengeri kandi uzuyikuremo noneho ndebe neza kuntu. Hanyuma sekirite tumubwira ati ntabwo ari sengeri rega, ati ni umupira nuko mba nawuhinye, ati kumbe n'umupira, ati ngo n'umupira nuko mba nawuhinye, ati ahubwo ati niba ushaka ko nkukuramo ati ndabanza nguhinure neza, nimara kuhinura neza nkukuremo. Nyirabuja ahita avuga ati wari wahinye neza rwose nabonaga ari isengeri. Kumbe sekirite nawe aba yahinye kugira ngo cya gipira kitaza guhinguka inyuma y'ishati kubera ko nari kirekire. Hanyuma yahina ukabona neza ni nk'isengeri. Hanyuma barakwereka rwose mabuja hari ukuntu apita ijisho ari kureba umusekirite we rwose. Hanyuma naje amubwira ati sekirite ati ngwino nkwereke akazi tugiye gukurikizaho rwose, ati ni akazi koroshye cyane, ati kandi niko kazi kari bwite kaguhereza amafaranga yawe yose yayandi wabonye. Hanyuma mabuja akegera neza ku gitanda. Sekirite akavuga ati ariko banza hariya ku rupangu ntafunze neza, ati kanze ngiye kureba niba nafunze neza. Hanyuma mabuja aramubwira ati kubw'ikizamini cya mbere utsinze atakira nkohereza amafaranga ya mbere. Hanyuma sekirite akayareba nirari, uzi kurebana amafaranga irari. Sekirite avuga ati icyambere wagitsinze, ati fata aya mbere, ati ushike rukurira ya kabiri. Sekirite akayareba kuvuga bikanga kubera ingano y'amafaranga rwose. Sekirite kuyareba akavuga ati mayi ko nabonaga ari make se, none nkaba ndi kubona ya mafaranga uzi ko ari menshi wana. Sekirite yarayafashe amafaranga, reba agatego rwose. Mabuja atangira kuryama, none se amafaranga muri kuma mukaryama mabuja. Hanyuma sekirite aravuze ati mabuja turakuzi, ati Imana iguhe umugisha rwose, ati nabaho nibwo muhuye n'umukire umpaye amafaranga rwose,
ankoresheje uturimo dutoya nka tureba nkoresheje, kandi ukwezi kwazashira akongera akampemba. Ati humura rega sekirite, ati amafaranga yo nzajya nyaguhereza, ati kandi nzajya guhereza buri gihe, ati wowe ntugira ubwoba, aka ni akandi kazi nakongereye, ati ahubwo ngwino unyegere hanyuma nkubwire ibikurikira kugira ngo amafaranga yose uyatsindire. Mu gihe wa musekirite afashe amafaranga avuga ati ubwo yambere nyatsindiye kampe ngiye njye kuyabika ndaje ingaruke, yari afashe n'utwenda twagiye rwose. Sekirite ntabwo yari kugaruka ikigaragara kuko yarajyanye imyenda ye. Hanyuma nyirabushira avuga ati erega iyo myenda yisubize hasi, wibuke ko amafaranga ufite ni kimwe cya kabiri cyawe naguteguriye. Sekirite arasetse, amafaranga wanteguriye ni kimwe cya kabiri? Ati nzi nyaro nyakorere nyacyurire rimwe. Barakwereka sekirite rwose afite ibandari ry'amafaranga rwose. Aravuga ati amafaranga mabo jamana yaje, ati amafaranga rwose ntabwo ushaka ko abantu banyica bakandagira bakavuga ati sigiye mfite amafaranga menshi ugasanga baranyishe. Bidatse barakwereka nyirabushira amubwira ati oya, ati hano nta muntu wakwica, kubera ko babizi ko tugira amafaranga rwose, n'uwakubona uyafite yavuga ati bashobora kuba bamutumye, ntabwo bo bagutekereza ko ari ayawe kugira ngo babe bakugirira nabi. Bidatse barakwereka sekirite bakomeje kumutera incuka. Nyirabushira avuga ati ariko rero ujye umenya ubwenge, ati amafaranga nk'ayo uba ukoreye mu gihe kingana gutya, ati bari amafaranga menshi sekirite, ati kandi iyo ukoze neza ati ujya ubona amafaranga menshi cyane. Hanyuma ati wowe nushaka kumfate neza ati nzaguha amafaranga nk'inshuro 3 mu cyumweru. Urabona ko ari kubimwereka. Sekirite akavuga ati maye nka data, inshuro 3 mu cyumweru se uri kumuha amafaranga naza yamaze iki? Sekirite we nta yindi mishinga wayifitiye, avuga ati nzigurira agasambu hanyuma mu cyaro bakankorere cyangwa se nzakubake, cyangwa akavuga ati mu gihe ntarabona agasambu nzabanguza udutama 2 babe batundagirira. Hanyuma uyu mugore akavuga ati rero sekirite witekereza ibintu byinshi cyane kubera ko ngewe nzakuba hafi ndetse nzagufasha. Sekirite agatekereza akavuga ati reko se mabuja ubundi kuri kumbwira ngo nze aho ngaho nk'ubu boss aje nabigenza nakansanga hano mu cyumba. Sekirite mwibuke mu by'ukuri atangiye kugarura ubwenge, kandi kuko niba boss agusanze mu cyumba cye uri kumwe n'umugore we kandi umugore waryamye, imyenda yawe y'akazi wayambuye, wamubwira ko wari uri mu biki cyangwa se wamubwira ko wari uri gusokoza. Hanyuma aramubwira ati rega sekirite amafaranga nzaye nkukubira inshuro 3 ntabwo ari amafaranga makeya, ati kandi boss ntabwo ashobora kuza rwose ku buryo ashobora kuza tutumvishe, si wambwiye ko wafunze ku rupangu. Hanyuma ibindi uri gutekereza rwose ubitekereza aho gutangira utekereza uvuga ati ayo mafaranga ngiye kugenda gukorera mu cyumweru bakampembamo nk'inshuro 3 angana gutya, ati ahubwo nzayakoramo iki? Ati uzi ko nawe ugiye guhita ujya iwanyu ugahita wubaka ikintu cyiza cyane nk'ikizu cyiza, abantu bose bagiye baravuga ati dore wa muhungu wo kwa runaka yubatse ikintu cyiza ndetse gikomeye. Hanyuma sekirite nk'umuntu watangiye kugarura akenge ari gutekereza akavuga ati ariko mabuja ni ukuri ntakubeshye, ndi kwibaza nk'ubu boss ansanze hano muri iki cyumba, nakuyemo imyenda yanjye mfite amafaranga menshi mu ntoki, namubwira ko nyavanye he, cyangwa se usibye no kumwe aho nyavanye navuga ko nageze hano muri iki cyumba gute? Uraryamye noneho ikigeretseho imyenda yanjye nanjye nayikuyemo rwose y'akazi, navuga ko naringiye mu biki cyangwa se navuga ko ngiye gukora iki? Hanyuma murabyumva ko sekirite yatangiye kugarura akantu kakenge. Umugore we akamubwira ati rega sekirite, ati boss ni umuntu mwiza, ati kandi umuntu mw'abantu boss mwiza ku mugore we mwabibona neza, mwabona ubwiza bwe. Boss aje barakwereka rwose bidatinze. Umugore yatangiye kubona ko sekirite atangiye kumugora, aratangira avuga ati sekirite ati wigira ubwoba, ati ngwino nyegera nkwereke, ati ibintu tugiye gukora rwose ntabwo bitinda kandi boss arabataraza. Mw'abantu mwe burya amafaranga kugusha mu gatigo kandi ari ibintu wari uri kwita imikino. Barabona ko sekirite yanze. Nyirabuje rwose yakomeje kwibaza akavuga ati amafaranga nkuhaye none urananze wakintuwe. Hanyuma barakwereka rwose sekirite atanze isomo ryiza, yanze gukorera amafaranga menshi kugira ngo ryamane n'umugore wa boss. Kandi koko ibi natekereje nibyo. Aka gafilme rwose nakakuryoheye kandi imitima myinshi muri comment. Ciao ciao.